Nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe ni Kimonyo TV. Amahoro n'umutekano bikomeze kubana namwe inshuti zanjye, bafana banjye. Uko mubizi rero ni Kimonyo TV, ndagira ngo munyemerere tuganire ku buzima bw'iyi si buduhangayikishije. Indwara z'ibyorezo, insengero zigafungwa, amashuri agafungwa rimwe na rimwe, ariko Imana iba ihari kugira ngo utabasha gusengera mu rusengero kubera impamvu z'icyorezo cyangwa se cy'ubuzima kiduhangayikishije, ushobora no gusengera mu rugo. Imana hose ishobora kukumva, kugira ngo mbabwire ngo nk'ibisanzwe cyangwa se nk'uko rimwe na rimwe tujya tubaho, ubuzima buhinduka buri munsi, ariko cyane ko buri wese abyuka ashaka icyamuteza imbere, icyateza imbere umuryango we. Kugira ngo munyemerere mbabwire, ibaze nk'umuntu, muri iyi si tugira ibibazo byinshi bitandukanye. Hari igihe ushobora kugira amafaranga, ariko ntibikubuze kubabara bitewe n'iyi si. Hari ibintu bibaho muri iyi si cyangwa se dukenera muri ubu buzima bwacu igihe cyose. Kubaho nta mwana ufite ni ikintu kibabaza, nyamara ukaba ufite ubutunzi bwa mirenge ku menyo, ariko ukabura urubyaro cyangwa ukabura umwana. Nyamara bababonye rimwe na rimwe ugasanga aramwihakanye, utamwihakanye mu ngo zabo, rimwe na rimwe amwicishije inzara, umuryango ukaba uhangayitse. Nyamara hari abariho bifuza byinshi, bifuza umuryango bakomokaho, ariko twebwe rimwe na rimwe ukagira umuryango ntubashe kuwitaho. Ndagusabye wowe ukurikirana YouTube channel Kimonyo TV, kora subscribe, ukore comment, ukurikirane ibiganiro byacu. Ndagusabye buri wese ahinduke, aya magambo abakore ku mutima, uyumva wese. Tubeho twishimye, tubeho dushaka icyaduteza imbere. Munyemerere mbabwire ko umusitari wigeze kubaho, ni umusaza nk'uko mubibona bamwita Mr Bean. Mr Bean yamenyekanye ku makomediyani, amafilime asekeje cyane, byarogoye ubuzima. Hari igihe yigeze kubaho akajya akina amakomedi, akajya akina yapfuye, nyuma yaje gupfa. Abafana be cyangwa se bamukurikiranaga ntibabyakira, ntibabyumva, bumva ko ari za komedi, cyane ko nk'uko musanzwe mubizi, Kimonyo TV nawe hari igihe mujya mumubona n'agacuma
subscribe kuri iyi channel Kimonyo TV, utwiyungeho ndagusabye. Ndanabifuza amahoro n'umutekano. Gataha tugiye gutangirana n'abanyeshuri bagiye sikuru, bari karasi, nyamara bibereye mu byabo, nta kintu na kimwe bitayeho, amasomo bayibagiwe. Minerivare niba yibuka yuko yatanzwe n'ababyeyi, uko nyamunda kubibabwira, tujye twibuka yuko hari igihe Uwiteka akomeza kuturagira tukabyirengagiza, akaba ibyo duha ntitubihe agaciro. Urabona yuko abanyeshuri nabo ubwabo bigereye mu rukundo, cyane ko Uwiteka akomeza kutwigisha, cyangwa se ashaka ko dukora ibyiza tugakundana. Munyemerere rero mba mbasezeyeho. Mbibutsa ko iyi ari YouTube channel Kimonyo TV, njye wabagezagaho iki kiganiro yari Kimonyo TV. Ibiganiro byo ntakagaruka, mumbabarire, dusubire ubutaha. Amahoro n'umutekano bikomeze kubana namwe. Yari Kimonyo TV nk'ibisanzwe. Kora subscribe, kuri komenti, sharinge, na likinge, ni inkunga ikomeye cyane. Ciao ciao. Inshuti zanjye munyemerere nsohoze abakinnyi b'amafilime n'amakomediyani, harimo Asado, Mudugudu. Ndagusabye ukunze iyi video cyangwa se iyi nkuru y'ubuzima bw'iyi si, ko dukore subscribe, dusharinge.